undi namubwira ni nkora ikiganiro kivuga ku buzima bw'imyororokere ati baba we ati bishitana uratinyuka ukabivuga ati nta soni none wowe ni ibintu wamaze imyaka n'imyaka wiga ubwo rero ari njye atari uko mbikunda ntabwo byanga ariko atari uko mbikunda ahubwo ari uko mbona ko bikenewe mu buzima hari imwe mu ntawamenya ukuntu yise bihakana oya hariho abahita bavuga bati dore umuntu ukunda ibishitani ugasanga wa mugani bisigaye bigutera n'isoni nk'uko harimo abatubwira bati wize gukora ibishitani wize ibishitani wize ya magambo akoreshwa atariyo ariko wasanga babirwaye bafite uko bitagenda neza ugasanga atangiye kukubwira ati wowe kagira imana we reba icyo mfashamo wize uko babikora bidufashemo ubundi ntibishoboka ntushobora kwitandukanya no mu mutwe kuko ntibishoboka kuko n'ibyishimo byo bita ibyishimo byo ku ndunduro bibera mu mutwe hariho n'abatajya bavuga bya bindi byitwa mbabare hari ibintu bisigaye binsetsa umuntu ugasanga aravuze ngo twashoje ngo ndashoje ngo tugize gute kugira ngo kubera kwirinda kuvuga ngo kurangiza umuntu asoza umushinga urumva hari uburyo bikorwa nibyo agomba kubanza kumenya buri uwo ari we wese buri muntu uwo ari we wese niyo mpamvu nkunda gusaba ko byibura mu mico myinshi hakongerwamo isomo ryigisha abantu biriya bipande noneho bikigisha n'abantu n'akamaro kabyo n'igihe bitagomba gutangirira noneho icyo gihe rero ndetse n'uwagize ingorane zo gukora ku buryo budashimishije undi hari ukuntu buri wese aba afite uko abizi yabibwiwe yabiganirijwe ko biza kumukorerwa cyangwa se kwaza kubikorerwa atazi ko undi wenda atari ko yaremwe atari ko atekereza atari ko afite in configuration muri cya kiganiro navugaga nkora kivuga ku buzima bw'imyororokere twigeze kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku kwifata noneho umusore arahamagara avuga ati se ubu ngubu ati ndamutse nifashe ati hanyuma ati nkazajya gushaka ati ntarakoze imyitozo ati ubwo namenya mbyitwaramo noneho ndamubaza nese ubwo iyo uramutse ukoze imyitozo ko abantu batandukanye hanyuma ukazagera mu rugo ugasanga ya myitozo wakoze ntaho ihuriye n'ikibuga bishobora kuba aho wamubwira uti byihorero uri ku isi uzahura imyitozo uzahura n'uzakora nk'umwitozo akakwanga bikagusigira ikindi gikomeye ibyo byo reka wenda tuve muri burage ariko urumva ntabwo ibyo no gucisha bugufi ikirema muntu kuvuga ngo ugiye kumukoreraho imyitozo ibyo bintu birahari niba mbeshya muraza guhamagara mutubwire cyangwa niba ari kuri YouTube uze kwandika commentaire igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo tubwire kuko nzi neza yuko mu mvugo ziri hanze ahangaha ibyo bintu birahari cyane ugasanga ni umusore ukiri muto ntabwo afite gahunda yo gushaka ntabwo biri vuba agiye gushaka umukobwa umwe babiri batatu ntabwo bafite gahunda yo gukundana nta yindi nyungu n'imwe bategereje muri wa mubano wabo ni ukugira ngo gusa abigireho gukora imibonano mpuzabitsina ariko hariya hantu ngewe nakwibaza byinshi cyane uwo muntu aba ari umuhanga cyane umuntu ujya kwiga ibyo bintu ajya kubyiga ukuntu byo ubwabyo bitesha kontorore we ajya kubyiga gute abimenya gute ko iyo bipfuye biba bipfuye iyo bitamusigiye frustration bimusigiza kura complex bikamusigira icyo bita kugabanuka kw'ibyizere bye bwite mbwira urumva umerewe ute niyemeje kugutega amatwi mu kiganiro mbwira kugira ngo nguhuze n'abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe bagusobanurire twese twumvireho tumenye icyo gukora tubungabunga ubuzima bwo mu mutwe mbwira umugoroba mwiza ibihe byiza nshuti ya Isango Star TV nshuti ya Isango Star Radio ndetse nawe nshuti ya Tubeho Neza YouTube channel nizere ko aho uherereye hose umerewe neza ariko niba utanamerewe neza ndakwihanganishije kuko nabyo bijya bibaho mu buzima bwa buri munsi ni Jane Uwimana muri kuganira nkuko bisanzwe uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko benshi bifuje ko twavugaho muri iyi minsi kubera izindi nsanganyamatsiko bigiye bifitanye isano twagiye dukoraho hanyuma rero iyo nsanganyamatsiko nta yindi ni ubuzima bwo mu mutwe
n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se imibonano mpuzabitsina n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubwo ngerageje kubanza interuro imwe kugira ngo hatagira wenda ababyumva ukundi, ariko mu by'ukuri icyo turi bugerageze gusobanura muri iki kiganiro ni uburyo imibonano mpuzabitsina igira uruhare runini mu gutuma ubuzima bwo mu mutwe bumera neza cyangwa se buhungabana bitewe n'uko umuntu yabyitwayemo. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine nk'ibisanzwe, hari umutumirwa dufite ugiye kudufasha kurushaho gusobanukirwa n'insanganyamatsiko yacu. Ni Albert Gakwaya, akaba ari umupsikologe, akaba ari n'umusexologe. Mu by'ukuri ni umuntu navuga ngo twari dukwiriye, niwe twabonye rwose dukwiriye uri bubashe kudusobanurira. Nzi neza ko hari ibibazo bitandukanye mwagiye mumubaza, ariko niba wowe ukuri iki kiganiro aka kanya ukibonye wenda urugero nko kuri YouTube cyangwa ucyumvise kuri radio, ushobora kujya kuri YouTube ugashyiraho commentaire yawe, ugashyiraho ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe, nawe tukazakigarukaho. Abadukurikiye kuri televiziyo mushobora kuza guhamagara mukabaza abandi, niba ushobora kunyuza ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe kuri social media naho cyatugeraho kugira ngo turusheho kubasha gusobanukirwa. Hari ibibazo byamaze kuhagera nabyo turaza kubimubaza. Ikaze nanone Albert, ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye. Mu kanya muri koridoro twari turimo tuvuga ngo ubushize twaganiriye bisa naho ari politike twazinze harya bavuga umunya cyane, kandi mu by'ukuri iki kiganiro ni ikiganiro cy'urubyiruko. Wowe mujene udukurikiye aka kanya wumve yuko ari ikiganiro cyawe, wisanzure kuba wabaza ibibazo, kuba watanga ibitekerezo, kuko ni gake abantu bagira amahirwe yo kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko. Ikintu cyitwa imibonano mpuzabitsina muri iki gihe, sinzi niba na kera ariko byahoze, ariko ni ijambo, ni ikintu nsigaye mbona ahantu henshi, ariko ugasanga bigaragaye mu buryo budakwiriye. Ubona ko abenshi bafite kudasobanukirwa. Ndibuka kuko hari ikindi kiganiro njya nkora kivuga ku buzima bw'imyororokere, hari urubyiruko abajene bajyaga bambaza ngo none se ngo uko ndwaye kwikinisha ngo nakwivuriza hehe, ngo nabigenza ne, ukumva umwana yarahahamutse, ukumva yarahungabanye, mbese arumva ko arembye ngo yarwaye kwikinisha. Undi namubwira ni nkora ikiganiro kivuga ku buzima bw'imyororokere, ati ye baba we, ati bishitana turatinyuka ukabivuga, ati nta soni. None wowe ni ibintu wamaze imyaka n'imyaka wiga. Ubwo rero ari njyewe atari uko mbikunda, ariko atari uko mbikunda, ahubwo ari uko mbona ko bikenewe mu buzima. Hari imwe mu bikunda ni bibi ntawamenye ukuntu yisubirakana. Oya, hari abahita bavuga bati dore umuntu ukunda ibishitani, ugasanga wa mugani bisigaye bigutera n'isoni. Hari nk'uko harimo batubwira bati wize gukora ibishitani, wize ibishitani, wize ya magambo akoreshwa atariyo, ariko wasanga babirwaye bafite uko bitagenda neza, ugasanga atangiye kukubwira ati wowe kagira Imana we, reba icyo mfashamo, wize uko babikora bidufashemo. Tukiri aho ariko hari n'ikindi kibazo gisigaye gihari ubu ngubu, kubera imico y'abantu yagiye yivanga, uko abantu bumva ibintu ukuntu gutandukanye. Nsigaye ngerageza gutekereza ku ijambo imibonano mpuzabitsina, ugasanga n'igisobanuro cyabyo bisigaye bigoranye, kuko ujya kumva hari abahungu n'abahungu bisigaye bibaho, hari abakobwa n'abakobwa bisigaye bibaho, hari abo nabonye basigaye bahaguruka ati ngewe ubu ngubu ngiye gushakana n'igiti, ugasanga yambaye ikanzu yera ahagaze iruhande rw'igiti ngo bagiye gushakana, cyangwa imbwa. Mu by'ukuri ubu nkamwe mwabyize ntibitangiye kugorana no kubisobanura? Aho ngaho ni kuko iyo umuntu atangiye kubisobanura byo, hari ibishobora guturuka kubera ikibazo umuntu afite cyo kuba yanyeganyeze mu mibereho y'ubuzima, nk'ibyo byo gushaka
kujya gushaka igiti, hari igihe ushobora gusanga hari indi mpamvu yabiteye, iterwa no kunyeganyega se cyangwa n'andi marangamutima yaburiye aho yohereza, cyangwa se ibyiyumviro. Ariko hakaba n'abandi noneho bavuka afite ukuntu ateye, nyine kwa kundi umuntu ateye akumva twese twaya tubona ari umukobwa, ariko we muri we yumva icyo bita identité du genre. Donc hakaba n'ababigira byombi, hakaba n'ubona ari umukobwa nako ari umuhungu, ariko ukabona nawe ari umukobwa. Ibyo rero icyo gihe urumva nabo nibwo buryo bwabo bwo gukora igikorwa cy'abashakanye cyangwa cy'abakundana. Benshi iyo babyise imibonano mpuzabitsina biba bigana cyane, bigara ku ndunduro cyane, kuko hari igihe mu rukundo abakundana bose ubundi bihera ku rukundo, bikazakomeza bikazagera no kuri ya mibonano y'ibyo bifashisha mu gukora rwa rukundo biganisha mu ndunduro yarwo. Noneho buri wese akanyurwa, akagubwa neza muri ya ndunduro yabyo. Rero nta wagira icyo bigayaho, niko umuntu aba ateye. Twebwe nta nubwo tunabyemerewe, kuko uje atugana uwo ari wese tuba dufite uko twatojwe no kujyana nawe muri urwo rugendo rwo kongera kumusubiza ubuzima bumufasha kongera gusubirana za ntege zibona ibyiza byose bijyanye n'abandi bose bakora nyine wa mubonano uza kugera ku mpuzabitsina, cyangwa se ku bundi buryo bukorwamo, noneho bikaza kugera ku ndunduro ishimisha bombi, inogeye bombi. Yego. Rero nagira ngo duhite dutangira tubihuza n'iyi nsanganyamatsiko yacu. Abantu bumva gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo byoroshye kuba umuntu yakumva ko bifite ahantu bihuriye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ese gukora imibonano mpuzabitsina ubwabyo bishobora gutuma umuntu ubuzima bwe bwo mu mutwe bumera neza cyangwa bukamera nabi? Bishobora guhurira hehe? ubundi ntibishoboka, ntushobora kubitandukanya no mu mutwe, kuko ntibishoboka, kuko n'ibyishimo byo bita ibyishimo byo ku ndunduro bibera mu mutwe. Hariho n'abatajya bavuga bya bindi byitwa umbabare, hari ibintu bisigaye binsetsa umuntu ugasanga aravuze ngo twashoje, ngo ndashoje, ngo tugize gute, kugira ngo kubera kwirinda kuvuga ngo kurangiza. Kurangiza umuntu asoza umushinga, ntabwo asoza ibyo. Rero ntabwo igitekerezo giteye isoni, cyangwa twumvise ko biteye isoni, bigomba guhindura inyito ya buri kintu icyo ari cyo cyose. Kugera kurangiza, hari n'abarangiza bikaba mu mutwe, orgasme ikaba mu mutwe, ubundi we ntabashe kugira icyo bita gusohora cyangwa kurangiza, ntibimugaragareho, cyangwa se ntibize gusohora bya bindi bisanzwe tumenyereye, haba ku mukobwa se cyangwa ku mugabo. Ibyo rero ni ikintu kigaragaza, cyo ni kimwe mu bya mbere bigaragaza ko, ndetse reka muhe nk'urugero, hari nk'umuntu akubwira nk'ikintu ukabona hari urugingo ruhise ruhinduka, cyangwa se no mu maso, haba amaso, haba icyo bita za micro-mouvements ziturutse kuri manque de contrôle, iturutse kubura utumuvoma dutoya tw'umuntu ubaye nk'utakaje control, kubera kwerekana ko yabishatse se, cyangwa birikora inconsciemment, kubera wenda ari nk'umuntu ushobora kuvuga nk'ikintu cyerekeranye n'ibyerekeranye n'ibitsina, ukabona hari ukuntu ikiganiro turi kuvuga kireba, cyangwa se ukabona hari nk'umuntu ubonye umuntu wicaye ukuntu ntabwo biganitse ari ihungabana, ahubwo bishobora kuba hari n'igihe bishobora kuba ari uko yabishyize mu mutwe akabiha agaciro karengeje agahagije. Hari n'ukuntu biba wenda hari utuntu twinshi tugenda dutuma abigiraho sensibility, ukaba wavuga nk'ikintu nk'icyo ngicyo, ukabona atangiye wenda nko kwifata ku rukenyerero, mu karere dukenyereraho, aho hose. Ibyo byose urumva ko ni ibintu byagiye mu matwi, bigiye guteretwa n'igipande cy'ubwonko kiri imbere, noneho cyarangiza kigahita gikora reaction automatique, itanga réponse kuri uzamuva mu muntu amera nk'uwikanze, cyangwa se amera nk'uwishimye, ariko akasanga muri uko kwishima
agomba guhita yongera akigarura. Hari n'ibindi rero tuvuge wenda hari nk'ukuntu umuntu anatekereza ati ujya gukora nka bya bindi ukatangira kubona ukabona hari nk'ahagaragara nk'umurego utari usanzwe, tuvuge nko ku bana b'abadolescent bafite ingimbi zitangiye ubugimbi, abenshi bagiye mu misa, abenshi bagiye babonye ahantu hari umukobwa ufite ukuntu biteye cyangwa se umuhungu ufite, umuntu wese aba afite zone areba ikamutera agira ubwo bushake cyangwa se atanabushaka akabona hari nk'igipande kibwirije ubwo ni ukuvuga ngo ubushake bumugaragaraho ariko we mu mutwe batabishatse, kuko byinshi burya mu bitugize ntabwo tubikontorora. birizana zarebe nk'umujinya ibiki ababasha ukabona umuntu ahekenya amenyo, ukabona imitsi yahanira rero. Ibyo byose ni mu mutwe, ni mu mutwe wacu. Ibyo byose ibyinshi no kugira ngo umuntu umukunde, kuko urumva ntabwo dushobora gutandukanya kugera kuri kiriya gikorwa hatabayeho gukundwa. Ntabwo dushobora gutandukanya kiriya gikorwa n'imisemburo cyangwa se bya bindi twita byose ubutumwa buri mu butabire, ubutumwa buri mu muriro buturuka mu bwonko bwacu bukohereza aho bugomba kohereza. Ni ukuvuga ngo amashanyarazi ya electricité turayagira, hakabamo rero n'ibindi n'icyerekeranye n'amashusho tuba dufite agahura n'icyo umuntu yifuza, bikaza guhuza nuko umuntu agirira undi ubushake, urukundo, ndetse n'ibindi byose bigaragara biri fizike byoroheje, ariko byose bituruka ku cyerekeranye n'umutwe. Ni ukuvuga ngo kiriya gikorwa ntushobora gupfa kugikora, akenshi iyo bibaye gutyo ni ukugikoreshwa cyangwa se ni ukugikora mu nyamaswa. Ariko n'inyamaswa nazo ziba ziri sensible nk'uko zihumeka cyane, zigahumurirwa n'ibyo twe tudahumurirwa, zikabasha kuidentifia. Ubwo byose biba bikorwa na wa mubiri, na wa mutwe. Ariko hari icyo bitumye nibaza twanatangiriyeho cyuko twe turavuga ngo imibonano mpuzabitsina ifite uburyo igira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, ku buzima bw'imitekerereze y'umuntu. Ariko noneho nidusubira hahandi ho kuvuga ngo ikorwa uburyo bwinshi, hari na bimwe tutakwita imibonano mpuzabitsina ariko abantu bakuramo ibyo byishimo. Sinzi niba rero bigira ingaruka zingana. Tuvuge wenda niba, kuko hari aho turi bugere, tuvuge wenda izo ngaruka niba harimo ibyiza, harimo ibibi, uko umuntu yagerageje gushaka ibyo byishimo, wenda tuvuga akabishakira mu kwikinisha, undi akabishaka muri bya bitekerezo bye. Hari najyaga mbibona mu mafilme arimo ingimbi, arimo n'abangavu, ukajya ukabona umwana afashe igitabo kirimo amashusho y'abakobwa bambaye ubusa, agiye kwikinga ahantu ngo arebe, ukabona isura ye iranezerewe, ukabona ko anezerewe. Ese biriya bintu ko ubundi bavuga yuko imibonano mpuzabitsina ubwayo ishobora kuva no kubata umuntu, bishobora kuba ku rwego rumwe, ibyo bikorwa bitandukanye bishobora gushyirwa ku rwego rumwe, cyangwa bigiye birutana? Ariko ndumva jewe hari ibintu twagize neza ibishitani, ariko ubundi ntago ari bikora ibintu bibi gusa. Biturebye kuri fizike, bikora cardio, bikora bya bindi byose abantu bakora, bifasha muri cardio. Ngenda hera ku byiza, ko buri gihe sinkunda guhera ku kintu kibi, ndahera ku byiza. Nka biriya muvuga byo kwikinisha mu nyumve, genda umuscientifique, ndi umusexologue, nkaba n'umupsychothérapeute nyuma yo kuba umupsychologue. Urumva muri consultation nyinshi zibaho, akenshi bakunda kubaza umuntu nk'iyo avuga ati hari igihe ndangiza ntinze cyangwa ndangiza nihuse. Urumva hari igihe biba ngombwa ko le sexothérapeute cyangwa le clinicien wabyo akubaza ati ese iyo byabaye ngombwa kuza gukora biriya ibyo bimara igihe kingana iki, kugira ngo barebe niba ari ikibazo gihoraho. Kuko urumva iyo wagiye muri clinique, iyo wagiye muri gukoresha psychotherapy cyangwa se gukoresha consultation, iteka ryose babanza kureba n'amavaleur yawe yo kwa muganga. Ibintu byo kwa muganga byose byinshi, bya bintu twite ari Burayi mu bigira intanga wapfa kubibona. Iyo ntabwo ari Burayi gusa, nahanga barabikora, bajye kubireba, kuko hari abaganga hano babikora, babigerageza kenshi kandi bakanabikora neza. Iyo hari uwatinyutse kujyayo, kuko hari
n'umuntu wemera akavuga ati yewe ngiye gushakisha uburyo bushoboka njya kunywa akabyeri kamwe cyangwa tubiri nzagere kuri cya gikorwa nk'uko mugenzi wanjye acyifuza. Hari n'imiti isigaye yaramaze abantu, ari abajene ari abasaza, hari n'abo twumva yahitanye ngo batinde ngo igikorwa ngo bemeze bagenzi babo, akarangizanya n'igihe imbaraga zamushizemo, akarangizanya n'igihe cya kinini kiza kumumaramo cyangwa ya solution yanyweye. Noneho urumva ubuzima bwakaba arimo kubuganisha mu mperuka yabwo kandi wenda abwihutisha kandi bitari ngombwa kuko si giye ubivuze ni ibintu tujya twumva mu nkuru rwose kandi umubiri wawe ubwawe ugiye kuba bifitemo ubumenyi bagufasha ukongera ugasubirana burya bushobozi burya bumenyi bwawe wifiteho, noneho ugatangira gukora ibikwiranye nabyo, kuko ibyo abantu benshi barangira abantu. Navuze za cardio, navuze kunezerwa, navuze kugabanya stress, navuze kugabanya imeri ya fo, kurota neza, kuryama ugasinzira. Ibyo bintu byose bituruka kuri kiriya gikorwa ngiye ntita imibonano mpuzabitsina, kuko ni uguhita umuntu yiruka, ni nko kujya mu nzu y'umuntu ugahita wirukira mu cyumba cye kandi hari salo, ni ukurangirizaho, kuko hari ibitagera aho ngaho. Hariho nk'abashobora kwifatanira bakisomanira bikaza kunezeza buri wese ku gihande ku gice cye, ariko urumva ni kimwe mu buryo bwashoboka kugira ngo buri muntu wese anezerwe ku buryo bwe. Noneho uhereye kuri ibyo ngibyo navugaga, abantu bakanyurwa ku buryo bwe, buri muntu wese akagira cardio, akirukanka, amaraso akirukanka, akanezerwa, imyanda igasohoka mu mubiri, angoisse igashira, stress igashira, ukaba uruhutse, ukaba ubaye uvuye mu kazi, hari ibintu byinshi biriya bintu bimara. Ndetse noneho no kongera ubukweduke bwisubiranya bw'imyanya ndangagitsina, kukontorora ubwawe, kongera noneho imigozi ifunga igisenge n'urugo rwose rw'abantu babiri bakundana. Ni ukuvuga ngo si urugo gusa, n'abakundana ubwabyo iyo bageze kuri kiriya gikorwa bafite imyaka nyayo ibyemerewe bakundanye. Urakoze cyane, nagira ngo nse nkuganisha aho ngaho kuko ni byinshi cyane ibintu ushobora kuvuga. Noneho rero ngarutse kuri biriya bavugaga by'ingaruka, uvuga utabana wikinisha, ingaruka ziba ari zimwe. Ntabwo ku bantu ibyo byishimo tuvuge nk'ibyo byose wari uvuze, bya cardio, byo kumva umuntu aguwe neza, bya ya misemburo, stress, kugabanya ububabare, kuko waruze uti nituvuga imibonano mpuzabitsina bimeze nko kuba umuntu ageze ku ndunduro kandi hari n'ibindi bigenda bibanza. Ese biraza ku rwego rumwe? Nyine urumva hari uburyo bikorwa, nibyo agomba kubanza kumenya buri wese, buri muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu nkunda gusaba ko byibura mu mico myinshi hakongerwamo isomo ryigisha abantu biriya bipande, noneho bikigisha n'abantu n'akamaro kabyo n'igihe bitagomba gutangirira. Noneho icyo gihe rero ndetse n'uwagize ingorane zo gukora ku buryo budashimishije undi, hari ukuntu buri wese aba afite uko abizi, yabibwiwe, yabiganirijwe ko biza kumukorerwa cyangwa se kwaza kubikorerwa, atazi ko undi wenda atari ko yaremwe, atari ko atekereza, atari ko afite in configuration. Muri cya kiganiro navugaga nkora kivuga ku buzima bw'imyororokere, twigeze kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku kwifata. Noneho umusore arahamagara avuga ati se ubu ngubu ati ndamutse nifashe, ati hanyuma ati nkazajya gushaka, ati ntarakoze imyitozo, ati ubwo namenya mbyitwaramo. Noneho ndamubaza nti se ubwo iyo uramutse ukoze imyitozo ko abantu batandukanye, hanyuma ukazagera mu rugo ugasanga ya myitozo wakoze ntaho ihuriye n'ikibuga, bishobora kuba ikibazo. Aho wamubwira uti byihorere, uri ku isi, uzahura imyitozo, uzahura n'uzakora nk'umwitozo akakwanga bikagusigira ikindi gikomeye. Ibyo byo reka wenda tuve muri blague, ariko urumva ntabwo ibyo no gucisha bugufi ikirema muntu kuvuga ngo ugiye kumukoraho imyitozo. Ibyo bintu birahari. Niba mbeshya muraza guhamagara mutubwire, cyangwa niba ari kuri YouTube uze kwandika
commentaire igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo tubwire, kuko nzi neza yuko mu mvugo ziri hanze aha ngaha ibyo bintu birahari cyane. Ugasanga ni umusore ukiri muto ntabwo afite gahunda yo gushaka, ntabwo biri vuba, agiye gushaka umukobwa umwe babiri batatu, ntabwo bafite gahunda yo gukundana, nta yindi nyungu n'imwe bategereje muri wa mubano wabo, ni ukugira ngo gusa abigireho gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo kintu kirahari. Ariko nifuza ko wenda hariya hantu ngewe nakwibaza byinshi cyane. Uwo muntu aba ari umuhanga cyane, umuntu ujya kwiga ibyo bintu ajya kubyiga ukuntu byo ubwabyo bitesha kontrole, we ajya kubyiga gute, abimenya gute ko iyo bipfuye biba bipfuye, iyo bitamusigiye frustration bimusigiza complex, bikamusigira icyo bita kugabanuka kw'ibyizere bye bwite no kwizera byo ubwabyo. Iyo bikoze nkuko mugenzi we ashobora kumubwira ati ibi bimeze gutya na gutya nuko nguko, uwo muntu yumva afite ubuhe bumenyi bundi, haba muri neurology haba muri physique, haba muki, ku buryo yagira nuko bivuga ngo ntabwo ndimo kuvuga ko ntawe wabimenya, gusa icyo ndimo gusaka gusobanura nuko ko ni ibintu byizana mu muntu, ni ibintu bisaba icyubahiro, bisaba ukunda, kandi ngira ngo binaterwa n'uwo muri kumwe. Nuko bango rero itangiye gucisha bugufi undi muntu ukavuga uti wongeye kuwukoraho imyitozo, icyo gihe no kureba niba nta kibazo kindi ufite, ariko reka mbe ntangiye, icyo gihe ufite ikindi kibazo jya gukonsulta bakurebere impamvu wowe ugomba gufata abandi bantu gutyo, gucisha bugufi mwene muntu. Na makuru mabi ari hanze aha, ni sinzi na urubyiruko rushuka urundi rubyiruko, niba ari ibitangazamakuru bibitera, ariko usanga umuntu yarishyize mu mutwe ko byanze bikunze, kuko nyine nibyo nakubwiraga, abajene bamamagara ahangayitse avuga ngo ubu kwifata ntibizanteza ikibazo, nijya gushaka narifashe si ikibazo gute nyine naho ngaho abahangayikiye. Nyine nkamubwira ko nkamwereka ahubwo ikibazo gihari kuba yaratangiye kwishora mu mibonano mpuzabitsina akiri muto. Nk'ejo twari turi kuganira kuri kanseri, tuvuga ukuntu nka kanseri y'inkondo y'umura, nka kanseri ya prostate, ni ya peni, ni igitsina cy'umugabo bibaho, nayo nyinshi ngo ziterwa nuko baba baratangiye imibonano mpuzabitsina bakiri bato cyane. Vashe mama mia, hari ibintu mba numva rero niko bimeze, ariko ayo makuru ntago abantu bayavugaho. Hari ibishora kubera ko yumvise uvuga ngo bituma umuntu agira akanyamuneza, bituma umuntu amera gutya, ntamenye yuko we atarageza icyo gihe, akaba bitangiye yaba imyitozo ye akazajya kugera igihe. Nkeka ko bishobora kuba biri no mu bituma ingo nyinshi zisenyuka muri iki gihe, kuko urumva niyo umuntu agiye gushaka ku myaka wenda tuvuge 30, yaratangiye afite 20 cyangwa 18, afite abantu batandukanye bahuye nabo, akajya mu rugo yumva ko umuntu agiye gushaka agomba kumubonamo abantu bose bamushimishije. Nyine icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni uko twese tugaruke ku cyerekeranye no kubaho ikiremwa muntu. Uwo uje gukorera ibyo ngibyo ukamusigira bya bindi byitwa trauma cyangwa se gukomereka cyangwa n'ibindi byinshi bitagize, nawe ubwawe ushobora kuhakura nyine fragment, icyo twita fragment. Ibyo bintu umuntu atinyuka kubikora gute? Ese kuki ni icyo ngiye nashaka kugarukiraho, kuki dusike tugira uburyo bwo kumva ko ngiye sinshaka kuzaza kukonsulta, nta nicyo binantwaye, ariko reba undi muntu akugira inama, bitari ngombwa ko nakugira inama zigize, urebe ushobora kuba bifitemo ubumenyi burenze ubwo wowe utekereza kuba wagira. Ni icyo nshaka kuvuga ngo nuko tugomba gucisha bugufi, buri wese akamenya aho ubushobozi bwe bwo kumenya ku kintu bugarukira, kuko buri wese abazi ikintu. Hari icyo ubuzi pe, icyo ubuzi, icyo wize, nk'ubu nkawe uri umujournaliste, nyuma yo kumenya ko namenye ko wari uzi na mate n'ibindi bintu byinshi, ariko urabizi ibyo bintu byawe. Ariko kuvuga ngo ugiye kumenya ikintu cya pharmacology, ugiye kumenya iki ngiki, nibyo rero byiza. Abantu bose bakwiriye gucisha bugufi, bakemera bakakira, aho kugira ngo agende yiyavantira muri imyaka 15 akora ubusa mu bintu, avuga agendera kuri cadre de référence itariyo. Ni ukuvuga ngo twese tugenda twinjiza mu mutwe wacu amakuru, ariko menshi akatubera mabi.
kandi hari ameza yoroheje udashobora rimwe na rimwe no kwishyura. Hari ndazi ko muri polisi hari za ntuza bakoresha, hari za formation bakoresha ikintu niba ari GBV, hari za centre za we n'amarembo n'ahandi henshi nagiye mbimenya, narabyumvise kandi nanabasuye n'ahandi henshi hagiye guhakurikiranye bashobora kubaho ubufasha bw'ibyo bintu. Hasigaye hari ibigo by'urubyiruko, hanyuma no muri centre de santé haba icyitwa icyumba cy'urubyiruko. Umujene yemerewe kujyayo, waba ingimbi waba umwangavu, utagiye kwisuzumisha ahubwo ugiye kugisha inama, kuko haba hari umuganga bahuguriye asanzwe nyine asobanukiwe n'iby'ubuzima bw'imyororokere, no bakamuhugurira no kuganira n'urubyiruko. Voilà, ibyo bintu birahari. Ariko abajene ikibazo gihari atinya kujyayo, akagira isoni akumva ntiyahinguka kuri centre de santé iyo bahavuze ahita yumva urushinge n'ikinini. None se ubwo ngubwo agiye nko muri wese akarwariramo akantu, hari dusigaye twituma dukoresha wese imisarani yindi ifukuye inyuramo amazi ashobora gusigaramo utubakiteri dushobora gufata imyanya yose ireba harya hasi. Noneho uwanyuzemo mbere yakwanduje ibyo byose uzajya kwivuza. Nujya kwivuza ntuzatinya kujya kwa muganga, bazakuvura ye. Ntuzajya muri farumasi ngo umufarumasi aguhe specifically ikirwanya icyo wanduriye hariya, kuko umufarumasi nuko ujya kwa muganga kandi muganga ntuzagenda ngo ntumwereke. Ese ubundi icyo ubutinya kwerekana niki? Nagapipi, nakabuno, ibyo bintu ubutinya kwerekana ni ikintu gisoboka. Ikibazo gihari, ibi bintu bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina turabitwikira, ntabwo tubivuga. Nyine icyo nshaka kuvuga ikidasa n'ikindi niki wabikoze. Tereka niba wenda ufite urebere mafrodite hari abagira bibiri, ibyo nabyo ntabwo ari n'umuntu nawe ni umuntu banagufasha bakwereka uburyo wazajya nawe ubasha kugera aho abandi bagera bishima. Urumva naho ibyo bintu bijya nagiye mbibona nyine ko bigira ikibazo ku buzima bw'imitekerereze. Umuntu aragenda agapfundikira ikintu cyamubayeho akumva ni ijuru ryamugwiriye. Niba ari umukobwa, hari ukuntu abakobwa nyine waravuze uti ndifata nzajye gushaka ndisugi, ukagira gutyo ugahura n'agasore wenda tuvuge wamusuye, nta muntu uzi yuko wamusuye, nta n'umuntu wagukekeraho ibyo bintu, ugashiduka mwabikoze. Mwamara kubikora ntuhite unatekereza ngo uvuge uti nshobora kuba wenda ndi muri ovulation, nshobora kuba nasamye, ashobora kuba yanyanduje indwara, kubera ko ni ibintu bitunguranye mwembi nta wigeze yipimisha, ntago mwateganyaga ko biri bubeho. Umukobwa akagenda akabipfundikira, nka nyuma y'amezi angahe ugasanga afite inda, ukazasanga yanduye sida, ukazasanga kandi ibintu byose byagashoboye kuba byarahagaritswe hakiri kare. Uwo muntu uzi ukuntu ubuzima bwe bwo mu mutwe bumeze, urahera byagiye noneho habayeho ya mibonano mpuzabitsina, kuko urumva ko iyo koko ni imibonano mpuzabitsina, kuko numva nta rukundo ruba rurimo cyangwa ni n'ibintu bya pafu. Reka twirebere umuntu w'umukobwa ugeze ku myaka 18, ese mujye kubaza abajenekologe, ubundi umwana ntiyakagombye kujya gukonsulta, kujya kwisuzumisha uko ahagaze muri uru rwego. Nyuma gatoya uko buri myaka ibiri, buri myaka itatu, uko ugenda wigira imbere niko umuntu agenda, kuko hari utuntu twitwa endometriose, hari utuntu twose abantu baramasa muri iyo misarani itogeje neza, idateguye neza, inyurwamo n'abantu benshi, ko twese dufite ahantu duhura nayo, ahantu henshi hanyuranye naho. Ibyo bintu byose si ngombwa ko umuntu azahura nabyo. Ifu guti uriya ni urugingo, ni umwanya dukwiriye guha agaciro, udakwiriye no kudutera isoni. Dukwiriye kubaha, noneho tukanawuha n'agaciro. N'ibyo bintu byageraho umuntu aza kugira akavuga ati nshobora kuba nakoze igikorwa cy'urukundo n'uwanjye, reka njye kubanza kureba ntaza kuba nasamye ntabiteguye. Sinifuza kuvuga ngo umuntu ajye gukuramo inda cyangwa se ibyo ngibyo umuganga
basanzwe ufite uri umwana cyangwa se n'uwafashwe ku ngufu. Hari byinshi bakora cyane cyane mu masaha 72 ya mbere, hari byinshi biba bishobora kuba byahinduka n'izo ndwara zibamo ariko n'iby'ubuzima bwo mu mutwe. Ibyo rero nibyo nshaka kuvuga mu ubuzima bwo mu mutwe. Rero nutangira kugenda mu buzima bwo mu mutwe watangiye kumva ko muri icyo kintu ugiye cyagikorwa ugiye gukora cyagikorwa uri kumwe na mugenzi wawe kuzagikuramo ibintu kugiye kugirira umuntu favere kugiye kumworohereza, icyo gihe ni ibintu mwembi mugomba guhurizamo gahunda. Nubona umwe ukifuza kurusha uko ukifuza uzabanza urebe uko ubuzima bwe bumeze. Nicyo kintu cyiza, ntabwo ari ibintu bihubukirwaho, nta nubwo ari nacyo kintu umuntu agomba gukoresha, kuko uriya ni uwo mwanya wa mbere uhenze kuri wowe. Nicyo gipande cy'ubuzima gihenze haba ku muhungu se cyangwa ku mukobwa. Nibyo mvuga ngo wajya gushaka umuntu ubizi ubifitemo, kuko abo kwa muganga babikwereka bakanakwereka n'izo, kuko abenshi ku buryo bubabaje buduhura nabo b'Abanyarwanda abenshi, nanjye mu kigero cyabo nkifite imyaka mikeya, hari ukuntu ntabaga nzi anatomi yabyo, ari ukuntu umuntu yabibonye no kubirangaramo ukaba ufite isoni, ufite ukagira n'uburangare buturutse kwirangariramo, ukabireba ugahita. N'abantu bose niko bigenda. Hari imyaka wireba ukaba ukeka yuko wenda uteye ukuntu kudasanzwe. No, ndavuga mu ishuri barimo kubyerekana, ubireba iki gikoko icy'umuntu, noneho ukabona umuntu ahise atangira kujya muri ntuza bikamutwara ama image, icyo bita les images mentales. Birashoboka kuko hariho hari abo bihita bizana traumatisme kubera uko bagiye babihura nabyo. Hakaba rero n'abandi bishobora guhita bitwara kubera igihe barimo n'ibyo byiyumviro n'ubwo butabire baba barimo kubabyinamo, ndetse ugasanga rimwe na rimwe hari aho basaba ko kubyigisha byaba umuntu yigiye hejuru gake adafite ubukana bwa butabiro. Nibyo rero, ndetse bikaba byaba byiza ko abana benshi bajya bakurikiranwa muri psychology ahatarigeze akorerwa bya bindi abantu bamwe na bamwe bakorakorwaho n'abandi, abo bavindimwe cyangwa ababyeyi babo cyangwa se abakozi babo cyangwa se abaki, noneho bakamufasha kubasha kuzakurikira rya somo, bikamutera icyo bita figure amashusho azahoraho, azaba cadre de référence izamufasha mu kwihanganira no gutangira gukorwa igikorwa igihe azajya aba yageze kuri iyi etape, kuko hari n'igihe utagera kuri iyi etape ukagubwa neza, abantu bagakundana batarigera hariya bakazahagerera ku gihe cyemewe n'imyaka y'ubukure bwa aho niho naringiye kugera. Rero tutanavuze wenda igikorwa nyirizina muri iki gihe abana babyiruka, igikorwa nyirizina ni kirekire kuko bihera ku rukundo. Tutavuze kiriya kiri fizike. Abumva abana babyiruka bafite ibibazo, hari ukuntu wari uvuze ngo ukuntu yagenda ategurwa gahoro gahoro uko agenda akura kuzagera igihe runaka hari amakuru runaka amenye. Ubu ngubu ujya kubona ukabona umuntu afite telefone, umuntu mukuru ayishyize hano ku ruhande, harimo amashusho y'urukozasoni, ahise atangira tuvuge n'amavideo atangiye kuvuga aho ngaho. Hari umwana muto ufite amatsiko ureba, ugasanga rimwe na rimwe biranagoye kuba n'umubyeyi yamenya niba umwana atarahuye n'ibyo bintu. Ariko nyine hari aho bari kubiganira ibyo byose. Nibaza ko bigira icyo reka nkubwire, izi telefone dufite n'amatablete n'amakompiyuta duha abana, hari ukuntu tutarumva ko ubwonko bwacu aho bugeze ubw'umwana bugikura, ubw'umwana bufite byinshi budasobanukira. Ugakubita utya utingiye kumuresha telefone mbe niganira n'abantu, ukabona hari nk'abantu ukabona atinyutse kuyiha nk'umwana kandi ntiyashyizemo ya pini ibuza ibintu birengeje imyaka ya wa mwana ziba zirimo, ugasanga nta kindi azi gukoresha kuri ya telefone, kandi wa mwana barabwirana bwa bwana butoya arebye biriya bintu. Ni biriya ni brutale byinjira mu mutwe, noneho akazakenera no kubishyira mu bikorwa, kuko urazi ko hari imyaka abana ujya kuboza ari agahungu ukabona gafite ukuntu kabigenza, n'agakobwa ukabona hari ukundi kuntu bimeze, ugasanga rimwe na rimwe ushobora ku buryo bubabaje ushobora gushyingira abana bavindimwe cyangwa bafite icyo bapfana kubera uburangare
burimo n'ubumenyi bukeya ndetse no kwita ku bintu gakeya, kuko sinibaza ukuntu umuntu mukuru atabona ko guha umuntu telefone irimo YouTube, irimo amavideo yo ku ma WhatsApp, hari uwo bishobora kwica, kandi aganatinyuka akayiha wa mwana, hari uburyo bushoboka we kwazi ko atabasha kubicunga. Iki ngiki mumbabare ntawe mbirega, ariko buri wese akwiriye kubitekerezaho, agatekereza ko iki kintu kinabaho, iyo mibare ibaho yo guproteja, ndetse ese umuntu umwana ajya kuri telefone ate agiye kureba iki, ashobora kureba YouTube wamukarikiriye utabizi, nk'uko ujya gushyirishaho igiplastike kurekara, utabizi nk'uko ujya gushyirishaho igiplastike kurekara, wayijyanaho bakakubukiramo kagapini, ukaba ari nawe uzajya ukishyiriramo, ko telefone yawe ntibayisigarana. Aba bana bazi ubwenge ku buryo rwose no kuvuga ngo umuhaye telefone uretse hari kwikuramo internet, nicyo kintu cyonyine gishoboka. None se telefone nk'izi ngizi zose umuntu ashobora gushyiraho igikumwe, utabishaka ntiyakuramo igikumwe, ntibishoboka, kandi zose urabisetinga bikajyamo. Ibyo bintu byose ndimo kuvuga ibintu bifasha umwana gukura neza adafite uburozi bwamwinjiye mu mutwe. Ni kuvuga ngo yahuye na umwana wanyuze muri genocide, wanyuze muri accident grave, icyo kintu kibi cyamuteye trauma kimusigira information y'uburozi. Bwa burozi rero ni ntabwo ari uburozi bumwe burimo imihoro cyangwa imbunda cyangwa amasasu cyangwa saxida cyangwa se ibindi byose bihemukira umuntu. Ibi byose bishobora kukuganisha ku kwiyandarika, gufata uburyo bwo kuziyandarika, kuzumva ko umubiri wawe uhenze ahahenze hagomba guhinduka nk'abaji. Hari utuntu twajyaga turya dukoze mu bugari twaguraga ifaranga twitwaga baji, noneho ugasanga umubiri wawe cyangwa igitsina cyawe cyangwa izindi parti zose zireroje, guhera ku minwa, burya kuri kwikora, amabere, inda, musculation, uko uteye byose ugasanga wabihinduye ibaji, ikintu gihendutse cyane muri make kubera ko wabyinjijemo ni umuntu ubona ko ari icyo bigomba gukora. Kuko iyo njya nibaza nk'iyo wakuze yicaranye n'abahungu bagera kuri 5 basa nkaho bakoze ibyo bintu, niba nta kibazo bimutera, ndabizi ko bikimutera, ngo ndimo gusa nijijisha, ariko ndabizi ko n'umukobwa nuko. Ahubwo hano hari aka audio mu gihe narindi kureba ku ma message abantu bampaye bari kubaza ibibazo. Hari abantu banyoherereje amalinki y'amavideo, hari yewe n'ibiganiro bimwe nakoze byatumye mpita ntekerezaho ko nabihuriza hamwe n'akantu kagufi cyane, ngira ngo umfashe kukumva noneho ugira icyo ukavugaho, kuko wigeze kutubwira ku bintu byari nk'ibyiza, ariko hari urundi ruhande abantu batajya batindaho rufitemo ibintu bibi byangiza ubuzima bitewe n'uko umuntu yabyitwayemo, kandi yari afite amahitamo yo kuba yabyitwaramo ukundi gutuma atangirika. Urwo ruhande narwo nagira ngo twumva aka audio hanyuma ikintu ingaruka ya mbere uyu muntu ahura nayo ni ugutakaza nka vision yajyaga agira muri we. Buri muntu wese afite vision, nifuza kuzagira kuri ibindi, gupanga ibindi, gutekereza. Uvuga ngo uyu muntu ingaruka ya mbere kandi negative cyane mutagira ngo iroroshye, utakaza donc icyerekezo muri wowe. Icyambere bibaho koko umuntu atakaza icyerekezo kubera yuko yakoze imibonano mpuzabitsina mu gihe kidakwiriye. Aho ngaho navuga ngo yego cyangwa oya, ariko kereka iyo yahuriyemo n'ingorane cyangwa se izo ngorane zikazamuganisha muri destabilisation ishobora kumuganisha muri kuba barakurengeje uguhagije, kumuganisha mu cyo bita
za depression ni ukuvuga ngo hari nk'igihe ushobora gukuriramo na accident gufatwa ku ngufu kwangwa n'uwo mwakoranaga n'uwo mwabikoranaga ndetse hari n'igihe uba ufitemo obsession ugasanga ubuzima bwawe nyine wabwuriyanse aho ngaho ariko nk'uko nabivuze si byo gusa hari n'igihe no kurwanya depression nabyo bishobora kubamo uyu muntu sinzi niba nuko mise nshyiramo pause sinibuka niba nako nagashyizemo kuko ni utuntu duto nagiye mfata ariko yatanze urugero avuga ati njye nabibonye mu banyeshuri ati hari igihe uba ubona nk'umwana yari asanzwe akurikira yatanze urugero ku bana b'abakobwa cyane cyane yari asanzwe yiga ubona ari umuntu ufite attention uzi icyo ashaka mu ishuri wajya kubona ukabona aratsinzwe ati buriya ati ushatse no mu bintu washakishamo bya mbere wamenya niba nta bamuterese bakamutesha umurongo ibyo birumvikana kuko hari nk'umuntu kuko nkuko nabikubwiye wa wundi uvuga ngo ngiye ngo nzajya gukora exercice ku bandi cyangwa nzajya gukorera imyitozo ku bandi kira ni igikorwa umuntu adakontorora kikunda kubamo igipande kinini cyane cy'ibyo tutamenya tutanakontorora ni ukuvuga ngo hari umurongo urengaho noneho ugasigara uyobowe n'ibyiyumviro byo mu rwego rwa emotion na sentiment noneho ukavuga harya rero uvuga uti ngiye gukora imyitozo wabishobora se ahubwo uwo umuntu ameze ate kereka atari byo arimo ubwo ni bya bindi ni nk'ibiyobyabwenge byose hari n'ahantu hari abaganga babiri twigeze kugirana ibiganiro iryo jambo barigarukaho bavuga ngo bishobora kuba ari ikiyobyabwenge n'uyu munsi mu mavideo nabonye mu malinki bavugaga bati ni ibintu umuntu ubundi atagombye gushaka gutesting kugerageza kuko uragerageza ariko ntugaruke nicyo nyine nakunze kugarukaho nongeye kuvuga ko ubwonko bw'umuntu kuko hari icyo bita psychologie du développement bijyana n'imikorere y'umubiri w'umuntu uko ku myaka runaka umaze gukura kuri ibi ku myaka runaka umaze gukura kuri ibi no mu mutwe ugeze aha mu myigire ugeze aha mu mikorere ugeze aha mu myibarize ugeze aha mu kumva ibihishe nabyo ugeze ahangaha iyo rero ugize ibyago ugakoreshwa ibyo bintu cyangwa ugashukwa ugakoreshwa ibyo bintu hari igihe bifata direction yo gufatwa ukahinduka abo batanye aribyo bita za obsession ndetse hakaba n'ibindi biganisha mu matrauma cyangwa se ashobora kuzatuma ko aribwo buryo bwonyine bwo gukora bubaho ndetse umutwe uba utaratangira kugira uburyo bw'ingufu zihagije icyo nakwita ribu ikugukumira mu gukora ikibi ukoresheje cya gice kuko ribu twibukiranye ko igukumira guhemuka igukumira kurengera amategeko kandi mu twese tugizwe n'amategeko niko kantu turakagira ku kantu muri twebwe akantu nakwita nka ribu FBI cyangwa se polisi cyangwa se justice cyangwa reka akantu twumve ko ndabona ari umunota umwe n'amasegonda 30 nubwo karimo utuntu twinshi tugenda tutugarukaho tumaze kumva kose ubona buri muntu wese afite viziyo nifuza kuzagera kuri ibindi gupanga ibindi gutekereza ubanga uyu muntu ingaruka ya mbere kandi negative cyane mutagira ngo irohoshye utakaza donc icyerekezo muri wowe icya mbere atakaza focus agatakaza icyerekezo yari afite urugero ngiye nibonera ni ku banyeshuri umunyeshuri ashobora kuba ari umuhanga wa mbere denku kumenya uko bigenza hari akantu bajya bavuga ngo iyo umukobwa bageze ku ijana ngo arasara ijana ni ku kijyanye no gutakaza navuga nk'ubwenge rusange twese tuzi common sense ni ukuvuga ngo hari ibintu runaka agomba gukora urabizi uko tugomba kubaho ariko umuntu ukabona yataye ako kantu navuga kamugarura nka kagakontorori ubwenge twese tu nubwo atari droge bapima wenda nk'inzoga umuntu yasinza ikubite hasi ariko nayo nyine bari droge nk'izindi uriya nk'abakecuru bashaka kuvuga ati uyu mukobwa uvuga gutya nagakiri umukobwa cyangwa ari ukuntu arebye ukuntu avuga ubu icyo kintu ukuntu avuga gusa ngo ati nagari umunyarwanda hari ibintu bajya bavuga nyine ngo uriya
ijana cyangwa 200 bishobora kuba byararenze. Donc hari ikintu bivuze umuntu ibariwe n'abantu 200 ijana cyangwa atazi umubare. Kanyanga, urumogi, itabi ni ibiyobyabwenge, ariko buriya gukorera imibonano mpuzabitsina cyo noneho ni ikiyobyabwenge kirusha ibyo bindi byose. nuko nguko kareshyaga wumvise ko harimo utuntu twinshi, ni ibintu nakuye ahantu henshi hatandukanye. Hari tumwe nagiye nandika kiriya cyo gutakaza icyerekezo, ngira ngo wari wigeze kukivugaho, kereka niba hari icyo wongeraho. Hanyuma hari n'ikindi bagarutseho bavuga ngo cyane cyane nyine ku bakiri bato n'ubundi abangavu, ingimbi, ariko bikagaragara cyane ku bangavu kubahuka birenze ibisanzwe. kuko bari gutanga urugero ngo abantu bakuru bashobora kureba umwana ukiri muto, umwangavu, bareba urugero agezeho rwo kubahuka bakavuga bati uyu muntu yamaze kwangizwa n'imibonano mpuzabitsina. Ngewe rero byageze ku mitekerereze kubera ko nibyo hari ibyo dushobora guhuriraho nkako utinye kubivuga kubera ko uvuga uti reka no guca urubanza, kuko urumva ntabwo iteka ryose iyo abantu kugira ngo wite ko la sexualité cyangwa se l'amour cyangwa se ari problématique, nuko umuntu biba ari ikibazo nayo kimuteye ikibazo, icyo gihe ajya gukonsulta agakurikizwa procedure zose ziganisha muri therapy. Kubivuga nka muganga, none se mu myitwarire ya buri munsi niba agize icyo kibazo wenda cyo gutinyuka cyane, hari ibindi bavuzeho? Marezima hari ikindi gutinyuka iki byo hari icyo ntarimo kumva, gutinyuka iki kuko gushira ubwoba bw'iki. hari urundi rugero rwo ntago rurimo ahangaha kuko n'ibiganiro bigiye birambuye. Mbabarire akantu gato nshaka kuvuga kuko ngo wanyuma aravuze ngo ni ikiyobyabwenge ariko urumva ni nk'uko kundi amadini aza, sinjya mvuga gatolika gusa ko n'abandi benshi n'andi yose niko yavugaga, kandi nanone ko akivuga ngo ni ibishetani ni ibiki. Ntabwo ntushobora kuvuga ngo ikintu gituma abantu babaho bavuka bishima banezerwa ngo ni ibishitani, ntabwo biba ari byo. Ni igihe cyo ndimo kuganishaho kudiaboliza ikintu kimwe na kimwe, ahubwo ni ukukirebera buri rwego rwa buri kintu, buri muntu agatozwa uko azakitwaramo. Bikanaganirwa n'abantu, kuko n'ababyeyi bariho ubu ngubu bagize ingorane zirengeje zihagije z'uko nabo nta etape n'imwe bigeze banyuramo. Amenshi noneho izo etape ugasanga baranatinya no kubiganira, aravuga ngo wenda muzabimumbwirire. Gusa ikiriho ni uko kugira ngo biriya bintu bizakubera byiza, abataragize amahirwe yo kubinyuramo n'urubyiruko rudukurikiye n'ababyeyi babikurikiye, hari za serivisi zishinzwe kubikora, zikabitegura neza, zigategura abantu, ndetse hari n'amanimero y'abantu byizwi neza ko bagufasha mu kunyura muri buri, ndetse n'ingizo ngimbi zikareba aho zishobora kugarukira. Kuko biriya nahoze mvuga za elasticité z'ibitsina, uko umuntu bishobora kugira, kuko hari uturwara twinshi tugenda tubamo natwo tukabuza umuntu kubikora, nk'uko cyangwa se kuzaba umupapa cyangwa se umubyeyi cyangwa umuntu ushinga urugo. Icyo gihe ibyo bintu byose ni ukubibaza umuntu wabyize, kuko iyo yabyize abazi kimwe, kuko iyo uje ukaba wasomye akantu hariya, ako akantu kamwe gashobora guhinduka siyansi, ntigashobora gukora. Kuko buriya kugira ngo umuntu aze gukora iki akubwira ati ufite iki kibazo muri iyi mibereho yawe, haba hakozwe ikintu cyitwa diagnostic differentiel igendera ku mayire marengeje ahagije. Ntabwo rero umuntu yaza ngo abikure mu mutwe we azi ikindi kintu, ngo abikure mu mutwe we naza bitura aho ngaho, ajya atinyuka no kujya inama yuko ibyo bintu bigenda. Kuko iyo ugiye inama, nk'uko ugiye inama ugendera kuko wowe uteye. Ntabwo umuntu wese ateye nkawe, nta n'uvukana nawe, niyo mwavukana ntabwo iyo ngingo ni ingingo yanyu bwite. Ubundi byakagombye gushingira kuri siyanse, kuri factors zihari. Ahangaha rero gutinyuka, ndibuka hari izindi ngero numvise batangamo, ngo urugero nk'umugabo, kwa kundi ujya kubona ukabona umugabo
ukuze, umugore ukuze ufite umugabo bashakanye agize gutya yakiriye undi mugabo mu rugo rwe, umugabo we adahari. Bakavuga bati kugira ngo uriya mugabo winjiye mu rugo rw'abandi abitinyuke, ntabwo ari uko biba ari inshuro ya mbere, ahubwo nuko ari ibintu biba byaramukoronije. Urashaka kuvuga uwuhe mugabo? Uriya winjiye mu rugo rw'abandi nk'abantu gusambana. Bati kubera ko byamaze kumukoroniza, arabizi ko ari bibi, arabizi ko nyir'urugo hamusanze yanamuhitana, yewe na wa mugore arabizi yuko bimenyekanye ari ibintu byamusenyera, ariko kubera urwego bigezeho bwo gukoroniza imitekerereze ye, ntabwo akibona ko ibyo bintu nyine bishobora kumwangiriza ubuzima ngo bibe byamutera kubireka. Bati ntabwo aba agifite imbaraga zo kuba yabyirinda, ariho bavuga ngo byamaze umuntu ubwoba mu buryo budasanzwe. Se nibyo biba byabiteye cyangwa nyine iyo ikintu kimwe na kimwe cyahindutse cyinshi, cyatangiye gufata iki cyicaro cy'imitekerereze kigatangira kukuyobora, icyo kintu cyafashe umwanya munini muri icyo gitekerezo, cyica icyo nakwita za opsiyo nyinshi zindi za control, ndetse kikanica urugane nitaribu gakunda kutwibutsa amategeko, kakabinesha, ugasanga ndetse nk'ibyo bintu ugasanga rimwe benshi babitinyuka nabyo rimwe na rimwe bakoresheje nabi ibinyobwa bisembuye, cyangwa se banyweye bisembuye nabi, nuko ndetse cyangwa se wenda ari n'abantu n'ubundi basanzwe bibera mu cyo bita mu mécanisme de défense névrotique, mu buryo butari bwo kubaho mu buzima we yakira uwo ari we nyabyo. Nibyo akenshi rero ubundi abantu bafite uburenganzira bwo gukundana mu buryo bwabo, ndetse no kujyaho bajya, ariko gusenya urugo rw'undi nabyo urumva ni ikindi kibazo kiba cyabayeho. Avuga ati hari igihe umenya ko ahantu haba imbwa iryana kubera ko uyitinyuka butanakandagirayo, atari kuzi yuko nyir'urugo ashobora kuhagusanga akanakwica, ariko ugatinyuka ukajyayo. Urumva aho ari ibintu bisanzwe, ntihaba hari ikindi kirimo. Reka tugere no ku bindi bibazo bihari, kuko ibyo kuvuga mu by'ukuri ni byinshi. Ndabizi neza yuko ikiganiro ntabwo biri bworohe yuko tugisoza tuvuze ku byo twakwifuje kuvuga byose, ariko hari akantu ushaka kuvuga ku kwikinisha. Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kwikinisha bugenda buba bubi. Hari ukabije cyane, hari uwo bita abikinisha bikabije, hari abikinisha birengeje bihagije, hari n'abikinisha bigomba gutuma bajya kwivuza, hari n'abikinisha kubera impamvu zikenewe, aho kugira ngo ajye kuba yajya gusambana mekanike nka bya bindi, cyangwa se kujya kugura ku kiro ku muhanda, akaba wenda yareba ubwo buryo. Nabyo hari igihe bijya bikenerwa gukoreshwa muri préconisation scientifique, nta kundi kuntu byagenda ari uko umuntu yavuga kugira ngo bifashe wa muntu kutaza kurengerwa n'igitekerezo kimwe giteye ubwoba mu cyicaro cy'imitekerereze. Ibyo biri ku rundi rwego. Gusa kwikinisha nabyo bishobora kuba ikiganiro ukwacyo. Icyo navuga ni uko uwakumva ko bibangamye bigeze kure yajya kwa muganga, ariko akajya nibura mu kigo nderabuzima, kuko n'ubusanzwe hari abantu benshi birirwa bavuga ngo indwara yo kwikinisha kugira ngo bagire amafaranga bagukuramo. Ubwo rero ni ukwitonda. Hari undi wavuze ati ibintu byo guca imyeyo buriya nabyo ntibituma abana b'abangavu bashyuha, bikaba byabashyushya mu mutwe. Ati ibyiza si uko ababyeyi bajya babibwira abarengeje nibura imyaka 18. nibyo bita nibyo nyine nahoze mvuga ngo buri muco wose ukwiriye kugira ukuntu abakurambere bacu bafite ukuntu bari barateguye uko bategura umwana w'umwangavu ndetse n'umwana w'umuhungu mu byerekeranye no gushinga urugo no kubaka urugo. Bafite imyaka babigeneraga, ndibwira ko nacyo ari ahubwo ari ikiganiro dukwiriye kongera kuzareba, kuko uko byari biteguye ntaho
bigaragara ko byari biteganyirije guhemukira umuntu, ahubwo byateguriraga abantu kuko nta yandi mashuri byabagamo. Ngiye nicyo ntekereza ko kumenya ziriya nzungano, kumenya ziriya ngingo, kumenya ndetse no kuzitegurira nyine no kubategurira nyine kuzitabira kiriya nta pfunwe, kiriya gikorwa nta pfunwe, n'uriya mushinga w'urugo, kuko n'uwo mushinga niwo twavuga ugomba kubaho ukanakomeza ukazanasozwa igihe Imana izaba yakuriyeho ubuzima. Yewe ndabona hari ibibazo byinshi, reka mfate kamwe gusa kugira ngo dusoze kuko ndabona bitarangira. Dr Arthur uramuzi yavuze ngo dore ka clinique, umwana w'umukobwa ufite imyaka 4 yeretswe filime z'urukozasoni kugeza igihe yagize imyaka 6. Ati izo filime yazirebye bitewe n'umukozi wo mu rugo wakoraga iwabo. Uwo mwana yafashwa gute kugira ngo ibyo yeretswe bitazamugiraho ingaruka? Muri make cyane umwana w'imyaka 4 kugera kuri 6, icyo gihe cyose yagendaga abireba kubera umukozi. Ubu akaba afite imyaka ingahe? Yavuze ko yabirebye kugera ku myaka 6, ariko ubu ntago yajya nyine kwa sexologue clinicien akamutegura nyine bakagendana muri ubwo buzima burebure, kuko nyuma yaho hari n'izindi ngorane n'ingaruka byaragiye bigira. Yanavuze ati abantu benshi bakenera amahugurwa kugira ngo bazamenye uko bagomba kwitwara mu bijyanye na sexualité. Ntabwo sexualité ari gukora imibonano mpuzabitsina birenze ibigaragara ku mubiri. Ati hari n'ibyo mu mutwe, sexualité mentale, hari ibiba mu bwonko. Ati mbere yo kuba mu mubiri, ati uko bimeze mu bwonko bihita byumvikana mu buryo butandukanye bitewe n'amakuru afite. Ati hari amakuru buri muntu aba agomba kumenya bitewe n'imyaka agezemo. Ibyo Dr Albert yise uburozi ni amakuru umuntu ashobora kubona mbere y'igihe yakagombye kuba yayabona. Reka dusoze kuko ndabona mu by'ukuri bishobora gutuma dusa n'abatangiye ikiganiro bundi bushya, kandi ntibyakunda, iminota ntabwo yadukundira. Ndamushimiye cyo kora ibyo avuze, c'est vraiment je suis d'accord, biragaragara ko ari umuntu uri muri domaine. Ndamushimiye cyane, nshimiye Dr Arthur, merci beaucoup. Nta kindi twarenzaho, reka tubashimire. Ibiganiro birakomeza online kuri YouTube, amakomantere turayakira, ku mbuga nkoranyambaga ibitekerezo n'ibibazo turabyakira. Dushimire cyane Albert Gakwaya witabiriye ubutumire bwacu, kandi n'ikindi gihe bizashoboka nzi neza yuko turi kumwe ko hari byinshi azagenda adusobanurira, cyane cyane ko ari ubuzima bw'imyororokere, ari ubuzima bwo mu mutwe, hari byinshi cyane tugikeneye rwose gusobanukirwa. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Mbwira urumva umerewe ute? Niyemeje kugutega amatwi mu kiganiro Mbwira kugira ngo nguhuze n'abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe bagusobanurire, twese twumvireho tumenye icyo gukora tubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Mbwira.